Ese ujya wibaza ikibazo kivuga ngo ni abahe bahanzi bakuze kurenza abandi bose mu myaka mu Rwanda? Ni abahe bahanzi bakuru kurenza abandi bose mu Rwanda? Iki ni ikibazo uwo ari we wese ukurikirana umuziki, uwo ari we wese ukunda indirimbo z'umuziki nyarwanda yakwibaza. Ese mu by'ukuri umuhanzi uruta abandi bose mu Rwanda yavutse ryari? Uyu munsi afite imyaka ingahe? Ese uwo muhanzi ninde? Ibyo byose ni ibibazo umuntu yakwibaza, ariko ibyo byose turaza kubimenyera muri iyi nkuru y'uyu munsi. Ni abahe bahanzi 10 bakuze mu myaka kurenza abandi hano mu Rwanda? Ese ni abahe? Ese uri ku mwanya wa mbere ninde? Ibyo byose turaza kubimenya mu nkuru yo kuri uyu munsi. Gusa wowe tugiye kubana, ndagusaba ubanze ukande hasi handitse subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugeraho mu ba mbere. Ariko kandi unaduhereze commentaire yawe utubwire ngo muri aba bahanzi 10 bakuze kurenza abandi bose mu Rwanda, njye nkunda umuziki w'uyu nguyu. Njye uyu nguyu nubwo akuze mu myaka ariko umuziki we n'uyu munsi ndacyawukunda, aracyafite rya jwi ry'umwimerere, aracyakora ibihangano bikaza bikankoma. Ese araza kuba ari nde? Uratwandikira muri comment. Uraza kutwandikira muri comment utubwire ngo uyu muhanzi niwe nemera, uyu muhanzi nubwo akuze mu myaka ariko umuziki we ndetse n'ibindi byo byose akora mu muziki ndabikunda, biranyura cyane. Urakaza neza, naho ngiye mugiye kubana. Amazina yanjye nitwa Gladiator. Reka tujyane turebere hamwe abahanzi 10 bakuze kurenza abandi mu Rwanda. So ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi umenyerewe wamamaye mu muziki nyarwanda ku izina rya Makanyaga, niryo yamenyekanyeho mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Uyu mugabo yatangiye ibijyanye na muzika mu mwaka w'ibihumbi 2003 kuzamuka no mu mwaka w'ibihumbi 2004. Ntabwo yarambye cyane, ntabwo yatinze cyane ku gasongero k'umuziki nyarwanda, ariko igihe gitoya cyagibyaje umusaruro. Imyaka mike yamaze ku gasongero yakozemo indirimbo n'uyu munsi abantu benshi basubije amaso inyuma bakibukiranya umuziki nyarwanda mu myaka y'ibihumbi 2005. Izo ndirimbo za Makanyaga n'ubundi barongera bakaziganiraho kuko zazanye umuriri ndetse no gukundwa by'agahebuzo. Uyu Makanyaga rero tumusanga ku mwanya wa 10 aho ari umwe mu bahanzi 10 bakuze kurenza abandi bose mu Rwanda. Makanyaga yabonye izuba hari mu mwaka wa 1973, nibwo Makanyaga cyangwa se niwo mwaka Makanyaga yavutse. Mu mwaka wa 1973 yavukiye ndetse anakurira mu gihugu cya Uganda, niho yakuriye. Gusa aza kubura ababyeyi bakiri muto, yasoje amashuri abanza primaire, biza gutuma ubuzima bwe buhita busharira buba bubi cyane, aho yahise ajya mu bijyanye no gukina umupira w'amaguru agira ngo byibura arebe ko ariho yajya yikiriza cyangwa se yivurira ako gahinda ko kubura ababyeyi be ndetse n'ubuzima bushaririye yabagamo. Uyu Makanyaga yakinnye umupira kugeza ku cyiciro cya kabiri cyangwa se kugeza kuri level y'icyiciro cya kabiri mu gihugu cya Uganda. Gusa aza kubona ko umupira bitakunda bitewe n'uko umutoza w'ikipe yakinagamo yamubwiye ko umupira bizamugora bitewe n'ibiro bye, kuko yari afite ibiro bikeya cyane. Aza kureka ibijyanye na football cyangwa se areka ibijyanye n'umupira w'amaguru bitewe n'ibiro yari afite bitari bishyize cyangwa se ibiro bye byari bikeya. Nyuma yaho inshuti ya Makanyaga yaje kumusaba ko yamuherekeza akamujyana muri studio cyangwa se akamuherekeza bakajyana muri studio. Iyo nshuti ya Makanyaga yari igiye kuri recording cyangwa se yari igiye gukora indirimbo. Hanyuma bahageze uwo motipe bari bajyanye ibijyanye no kuririmba bisa nkaho bimugoye. Hanyuma producer uri kumukorera asaba Makanyaga ko yamufashaho gato bakumva niba byajyana. Makanyaga yakozeho cyangwa se yaririmbyeho gato, baravuga ati urarenze, basanga ijwi rye rirahambaye, niko gutangira ibijyanye na muzika gutyo. Makanyaga anavuga ko iyo nshuti ye bajyanye muri studio uyu munsi batakivugana bitewe n'uko bageze muri studio iyo nshuti ye biranga. Makanyaga birakunda, biza no gutuma aba producer bamukunda banamufasha gukora indirimbo ze za mbere zagiye zinamenyekana. Nyuma yaho rero mu mwaka w'ibihumbi 2003 nibwo yaje kuza mu Rwanda, ahakorera indirimbo zitandukanye zirimo nka Niba Mukunze, akora indirimbo nka Gaseko, akora indirimbo nyinshi cyane zirimo Niba Mukunze Mujyana n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye ze zagiye zikorwa. Uyu muhanzi rero akaba aze ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze cyangwa se bakuru mu myaka kurenza abandi. Uyu Makanyaga wavutse mu mwaka wa 1973, uyu munsi mu mwaka wa 2024 akaba ari umugabo w'imyaka 51 y'amavuko. Makanyaga uyu munsi akaba ari umugabo w'imyaka 51 y'amavuko, bikaba bivuze ko ari umuhanzi zo ku mwanya wa 10 kuri urutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi, aho tumusanga ku mwanya wa 10 kuko afite imyaka 51 y'amavuko. Reka twikomereze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga umunyabigwi mu muziki nyarwanda bamwita Legend. Uyu munsi ndetse mu minsi ya vuba rwose muri iki cyumweru dusoza azaba afite igitaramo cy'imbaturamugabo yitwa Intore Masamba. Turamusanga ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'abahanzi 10 bakuze kurenza abandi hano mu Rwanda. Uyu Masamba Intore yabonye izuba mu mwaka wa 1969, nibwo Masamba Intore cyangwa se Intore Masamba yabonye izuba
Masamba yavukiye mu gihugu cy'i Burundi, avukira mu mujyi wa Bujumbura, avuka mu mwaka w'1969. Uyu Masamba Intore ni umwana wa kabiri muri famiye y'iwabo cyangwa se mu muryango w'abana 9. Ni umwana wa kabiri, ni umwana w'ubuheta mu muryango w'abana 9. Masamba Intore yatangiye cyangwa se yinjiye mu bijyanye na muzika mu myaka y'1980. Guhera ubwo kugeza n'uyu munsi ni umwe mu bagabo impano ye, ubushobozi bwe mu muziki nyarwanda ntawudutaho, ntawushidikanyaho. Uyu mugabo Intore Masamba ni umwe mu bantu baboneye izuba abahanzi benshi, ndetse akaba n'icyitegererezo ku bahanzi benshi cyane. Azwi mu ndirimbo zigiye zitandukanye, wavugamo nk'iyitwa Rwagihuta, wavugamo iyitwa Manajya w'Itiku n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu mugabo rero aza ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi, aho aza kuri uyu mwanya wa 9 kuko uyu munsi mu mwaka w'2024 afite imyaka 55 y'amavuko. Masamba Intore nubwo twabigarutseho yabonye izuba mu mwaka w'1969. Uyu munsi rero mu mwaka w'2024 Masamba Intore akaba afite imyaka 55 y'amavuko. Yabonye izuba mu mwaka w'1969. Uyu munsi mu 2024 Intore Masamba akaba ari umugabo, akaba ari umubyeyi w'imyaka 55 y'amavuko. Akaba aza ku mwanya wa 9. Reka twikomereze n'umwanya wa 8. Turahasanga umuhanzi nawe umenyerewe umuziki nyarwanda kuva mu myaka myinshi itambutse, navuga ngo ni imyaka 27 ishize, aracyakora umuziki kandi akawukora ku rwego rwiza, urwego rwo hejuru. Yitwa Ben Kayiranga. Ni umunyamuziki, ni umuhanzi, ni umucuranzi w'umuziki nyarwanda. Uyu mugabo aza kuri uyu mwanya wa 8 w'abahanzi bakuze kurenza abandi, kuko yavutse mu mwaka w'1968. nibwo Ben Kayiranga yabonye izuba, no mwaka yavutsemo. Uyu Ben Kayiranga yavukiye Rubavu, ahahoze hitwa Igisenyi, niho yavukiye. Uyu Ben Kayiranga usibye ibijyanye na muzika ni n'umutekinisiye ubizobereye mu bijyanye n'amashanyarazi. Ni ibintu yatangiye gukora mu mwaka w'1988, ndetse by'umwihariko mu mwaka w'2014 ikigo navuga ngo ni nka REG mu gihugu cy'Ubufaransa, cyangwa se ikigo gishinzwe amashanyarazi mu gihugu cy'Ubufaransa, cyamuhaye igihembo cy'ishimwe nk'umwe mu bantu b'abatekinisiye batumye igihugu cy'Ubufaransa, cyangwa se batumye amashanyarazi y'igihugu cy'Ubufaransa atabamo inkongi z'imiriro nyinshi, cyangwa se ni iryashimwe bamuhaye nk'umwe mu bantu barinze amashanyarazi inkongi z'imiriro. Bivuga ngo ni umwe mu batekinisiye b'abahanga cyangwa se b'inzobere mu bijyanye n'amashanyarazi. Uyu Ben Kayiranga rero ibijyanye n'umuziki byo yabyinjiyemo mu mwaka w'1997. Kuva mu mwaka w'1997 yakoze indirimbo zigiye zitandukanye. Hari nk'iyo afitanye na Mico The Best ya vuba aha, hari yakoranye na The Ben yitwa On You, hari yakoze yitwa Umulisa, n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye uyu mugabo yagiye akora. Uyu Ben Kayiranga rero aza ku mwanya wa 8 kuko ni umugabo uyu munsi w'imyaka 56 y'amavuko, kuko yabonye izuba mu mwaka w'1968, avukira Rubavu. Uyu munsi rero mu mwaka w'2024 Ben Kayiranga ni umugabo, ni umubyeyi w'imyaka 56 y'amavuko. Ben Kayiranga akaba aza ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda 10 bakuze mu myaka kurenza abandi. Uyu munsi cyangwa se uyu mwaka w'2024 Ben Kayiranga akaba ari umugabo w'imyaka 56 y'amavuko. Reka tuve ku mwanya wa 8 tujye ku mwanya wa 7. Turahasanga nde? Ku mwanya wa 7 turahasanga nawe umuhanzi wavuga ko ari umuhanzi beza u Rwanda rwagize, ndetse n'uyu munsi rugifite, ntabwo wabubeshya. Impano ye, ubushobozi bwe mu gucuranga ntawushudikanyaho n'umwe. Uyu yitwa Mavenge Sudi, niyo mazina akoresha, niyo mazina amenyereweho mu ruganda rw'umuziki hano mu Rwanda. Uyu Mavenge Sudi yabonye izuba mu mwaka w'1967, nibwo Mavenge Sudi yavutse. Uyu mugabo yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, wavugamo nk'iyitwa Gakoni k'abakobwa, wavugamo nk'iyitwa Ku Munini, imwe mu ndirimbo ze zizwi zanakunzwe cyane, wavugamo nk'indirimbo yitwa Simbi, ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Nawe usubije amaso inyuma wasanga ari umwe mu bahanzi nyarwanda bafite ibihangano bikunzwe, bafite ibihangano by'ibihe byose. Indirimbo ye ntabwo igisaza, indirimbo ye n'uyu munsi iracyacurangwa. Uyu Mavenge Sudi rero wavutse mu mwaka w'1967. Uyu Mavenge Sudi rero ni umusaza w'imyaka 57 y'amavuko, kuko twabonye ko yabonye izuba mu mwaka w'1967. Uyu munsi rero mu mwaka w'2024 Mavenge Sudi aza ku rutonde rw'abahanzi 10 bakuze kurenza abandi mu myaka mu Rwanda, aho aza ku mwanya wa 7 kuko afite imyaka 57 y'amavuko. Niyo myaka y'uyu mugabo afite kuri uyu munsi. Akaba aza ku rutonde rw'abahanzi 10 bakuze kurenza abandi bose mu Rwanda,
aho aza ku mwanya wa karindwi kuko afite imyaka 57 y'amavuko. Mavenge Sudi nk'uko nabigarutseho yabonye izuba mu mwaka wa 1967. Uyu mugabo akaba ariwe dusanze ku mwanya wa karindwi. Imbere ye ku mwanya wa gatandatu niho twerekeje. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga ni ladies and gentlemen, ku mwanya wa gatandatu turahasanga umwe mu bahanzi b'izina riremereye cyane mu muziki nyarwanda. Umuziki we, ijwi rye, uburyo acuranga, ibyo byose ntaho bishidikanyaho. Yitwa Ngarambe Francois Xavier, niyo mazina azwiho mu ruganda rwa muzika nyarwanda. Uyu mugabo yabonye izuba mu mwaka w'1962 nibwo Francois Ngarambe Xavier yabonye izuba. Uyu mugabo wabonye izuba mu mwaka w'1962, mu myaka y'1980 nibwo yatangiye ibijyanye n'umuziki, nibwo yatangiye kumenyekana mu bijyanye na muzika nyarwanda. Uyu mugabo rero kuva mu mwaka w'1980 yakoze indirimbo zigiye zitandukanye. Zimwe muri izo wavugamo nk'iyitwa Umwana n'Umutware, imwe mu ndirimbo ze zizwi cyane ndetse zinakoreshwa mu birori ndetse n'izindi gahunda zitandukanye zireba abana. Usibye iyitwa Umwana n'Umutware, yakoze iyitwa Ingabire, akora iyitwa Ngukunda Ukuri n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero ni umubyeyi, arubatse, aho yabanye n'umukunzi we guhera mu mwaka w'1993 nibwo bakoze ubukwe, na n'uyu munsi baracyari kumwe kandi urukundo rwabo rwashibutsemo imbuto cyangwa se rwavuyemo ibyiza byinshi. Uyu mugabo rero akaba aza ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze mu myaka kurenza abandi. Francois Ngarambe Xavier akaba aza kuri uru rutonde kuko uyu munsi mu mwaka w'2024 ni umubyeyi, ni umugabo w'imyaka 62 y'amavuko. Akaba aza ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda 10 bakuze kurenza abandi, aho tumusanga ku mwanya wa gatandatu kuko afite imyaka 62 y'amavuko. Akaba ari we uza ku mwanya wa gatandatu. Uyu mugabo amenyekanye mu ndirimbo nka Umwana n'Umutware ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Ladies and gentlemen, munyemerere noneho twinjire mu bahanzi batanu ba mbere bakuze kurenza abandi hano mu Rwanda. So ku mwanya wa gatanu turahasanga umunyabigwi mu muziki nyarwanda ndetse n'ibijyanye n'ubugeni. Iyo uvuze ubugeni mu Rwanda, umunyabigwi muri byo abenshi bahita bumva izina Bushayija Pascal. Uyu mugabo rero araza ku mwanya wa gatanu cyangwa se aza ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi. Bushayija Pascal yabonye izuba mu mwaka w'1957 nibwo yavutse, avukira ahahoze hitwa Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Uyu munsi cyangwa se iyo uganiriye n'abantu batandukanye, aka ni akarere kateye imbere, aka ni akarere mu by'ukuri k'igitekerezo mu bintu bitandukanye. Mu by'ukuri kari no muri twa turere cyangwa se kari muri ya migi yunganira umujyi wa Kigali. Uyu Bushayija Pascal rero avuka mu muryango w'abana 9 nk'uko nabigarutseho. Yavutse mu mwaka w'1957, avukira ahahoze hitwa Gisenyi, uwo ni mu karere ka Rubavu. Akaba avuka mu muryango w'abana 9. Usibye ibijyanye n'umuziki, uyu mugabo nk'uko nabigarutseho n'ubundi ni umunyabugeni ukomeye, ni umunyabugeni w'impano ihebuje ndetse ni nabyo yamenyekanyemo cyane mu myaka myinshi yatambutse kugeza n'uyu munsi. Uyu mugabo yashushanyije ibishushanyo bigiye bitandukanye byatumye amenyekana ndetse n'izina rye rikamenyekana cyane. Muri ibyo wavugamo nk'igishushanyo yashushanyije cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ni n'igishushanyo mu by'ukuri cyamuhesheje kubahwa ndetse no guhabwa amafaranga yahambaye, kuko iki gishushanyo cyaguzwe miliyoni 34 muri cyamunara cyangwa se muri cyamunara yakorwaga kugira ngo hashakwe amafaranga yo kubaka ishuri rya Ntare ryari ryarizweho cyangwa se iri shuri rigizweho n'abakuru b'ibihugu babiri barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Muri iryo murikagurisha cyangwa se muri iyo cyamunara rero, iki gishushanyo cya Bushayija Pascal cyaguzwe amafaranga miliyoni 34. Usibye ibyo, hari n'ibindi bishushanyo bigiye bitandukanye byagiye bigurwa amafaranga menshi. Ngira ngo we n'undi munyabigwi cyangwa se afite indi profile nayo tuzaganira tukarebera hamwe amateka y'uyu mugabo, kuko ni umwe mu banyabigwi, ni umwe mu banyabugeni bo ku rwego rwo hejuru u Rwanda rufite. Uyu Bushayija Pascal rero yabanye n'umugore we cyangwa se yarushinze mu mwaka w'1990, gusa nyuma yaho umufasha we aza kwitaba Imana. Yitaba Imana amusigiye abana 2 b'abakobwa. Gusa nyuma yaho Bushayija Pascal yamaze imyaka myinshi ataragira undi mugore cyangwa se ataragira undi muntu yishumbusha. Nyuma yaho rero mu mwaka w'2018 nibwo yaje kurushinga n'undi mugore we wa kabiri. Gusa umugore wa mbere cyangwa se umufasha we wa mbere yitabye Imana mu mwaka barushinze mu mwaka w'1990, gusa aza kwitaba Imana nyuma yaho y'imyaka mike nyuma yuko bari barushinze. Uyu munsi rero Bushayija Pascal akaba ari umubyeyi, akaba ari umugabo w'abana cyangwa se akaba ari umugabo ufite urugo, arubatse ndetse akaba n'umubyeyi w'abana 2 b'abakobwa. Uyu Bushayija Pascal rero
yakoze indirimbo zigiye zitandukanye, muri izo wavugamo nk'iyitwa Elena cyangwa se Elina, wavugamo iyitwa Nzaririmba ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye uyu mugabo yagiye akora. Uyu Bushayija Pascal rero uyu munsi akaba ari umubyeyi, akaba ari umugabo w'imyaka 67 y'amavuko. Bushayija Pascal akaba aza ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze mu myaka kurenza abandi, aho tumusanga ku mwanya wa gatanu kuko afite imyaka 67 y'amavuko, kuko yabonye izuba mu mwaka wa 1957, avukira Igisenyi cyangwa se avukira mu karere ka Rubavu, hahoze hitwa Igisenyi ariko uyu munsi ni mu karere ka Rubavu. Uyu Bushayija Pascal rero akaba uyu munsi ari umugabo, akaba yubatse ndetse akaba ari umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa nk'uko nabigarutseho, akaba ndetse afite imyaka 67 y'amavuko. Ibyo bikaba bimushyira ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda 10 bakuze mu myaka kurenza abandi. Reka twikomereze tuve kuri Bushayija Pascal, tuzanaganiraho mu bindi biganiro by'umwihariko tukaganira ku mpano ye ndetse n'ubushobozi bwe mu bijyanye n'ubugeni. Reka twikomereze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga uwitwa Makanyaga Abdul, niwe dusanga ku mwanya wa kane. Ni umwe mu bahanzi nawe w'abanyabigwi mu muziki nyarwanda, impano ye ndetse n'ubushobozi bwe ntayegayezwa, ntashidikanywaho, ntawabishidikanyaho. Uyu mugabo Makanyaga yabonye izuba mu mwaka w'1947 nibwo Makanyaga Abdul yavutse mu mwaka w'1947, avukira mu karere ka Huye, ubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Uyu mugabo rero Makanyaga Abdul yatangiye ibijyanye n'umuziki mu mwaka w'1967. Icyo gihe yatangiye umuziki aririmba mu orchestre cyangwa se mu matsinda ya muzika agiye atandukanye. Muri ayo wavugamo nka Inkumburwa, wavuga iyitwa Rekope, wavugamo iyitwa Bamararungu n'izindi orchestre zigiye zitandukanye. Uyu mugabo yahereyemo mu bijyanye n'umuziki cyangwa se mu bijyanye n'urugendo rwe rwa muzika. Uyu Makanyaga Abdul mu mwaka w'1972 nibwo yasohoye cyangwa se nibwo yashyize hanze indirimbo ye ya mbere bwite. Iyo akaba ari indirimbo yitwaga Roza Asanga Ababyeyi, niyo ndirimbo ya mbere uyu mugabo Makanyaga Abdul yashyize hanze. Kuva rero mu mwaka w'1972 yasohora indirimbo ye bwite ya mbere kugera uyu munsi, uyu mugabo Makanyaga Abdul yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, yakoze indirimbo zigiye zitandukanye zabaye ikibenya bose. Zimwe muri izo wavugamo nk'iyitwa Rubanda, wavugamo nk'iyitwa Nshatse Inshuti ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero mu mwaka w'2024 Makanyaga Abdul arubatse ndetse akaba afite umuryango rwose, afite umugore n'abana 7. Uyu mugabo rero akaba uyu munsi mu mwaka w'2024 afite imyaka 77 y'amavuko, kuko yabonye izuba mu mwaka w'1947. Uyu munsi rero akaba mu mwaka w'2024 afite imyaka 77 y'amavuko. Makanyaga Abdul akaba aza ku mwanya wa kane ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi mu myaka. Uyu mugabo akaba aza ku mwanya wa kane aho afite imyaka 77 y'amavuko, kuko Makanyaga Abdul nk'uko nabigarutseho yabonye izuba mu mwaka w'1947. Uyu munsi rero mu mwaka w'2024 Makanyaga Abdul akaba afite imyaka 77 y'amavuko, akaba ari we uza ku mwanya wa kane. Ese ku mwanya wa gatatu hari indi? Ku mwanya wa gatatu turahasanga umwe mu bahanzi ugomba kujya kuvuga izina rye ariko ukanashyiraho icyubahiro cyinshi, umwe mu bahanzi nyarwanda ugomba kubaha bitewe n'ibikorwa bye. Izina rye riraremereye cyane, yaboneye izuba abahanzi benshi bamufatiraho igitekerezo. Impano ye, ubushobozi bwe, ibikorwa bye, impinduka yazanye mu muziki nyarwanda ntibigereranwa, ni ntayegayezwa, kandi uruhare rwe na presence ye abanyarwanda barabyishimira, ndetse impano ye iri mu zizahora zibukwa, iri mu zizahora zifatirwaho icyitegererezo n'abahanzi bakizamuka, by'umwihariko ab'igitsina gore. Nta wundi ni Nyambo y'Icyeza, ariko abamumenye cyane mu muziki nyarwanda bamuzi nka Cecile Kayirebwa. Uyu ni umubyeyi wabonye izuba mu mwaka w'1946 nibwo Cecile Kayirebwa yabonye izuba, avukira i Kigali hari mu mwaka w'1946. Cecile Kayirebwa yatangiye ibijyanye no kuririmba cyangwa se ibijyanye n'ubuhanzi ageze mu mashuri yisumbuye, nibwo yatangiye ibijyanye cyangwa se nibwo yatangiye kugerageza ibijyanye no kuririmba. Uyu mubyeyi cyangwa se uyu muhanzikazi yatangiye ibijyanye noneho kuririmba nk'umwuga cyangwa se nk'akazi mu mwaka w'1980, nibwo Cecile Kayirebwa yatangiye ibijyanye no kuririmba nka kariyeri. Uyu mubyeyi mu mwaka w'1981 ndetse no mu mwaka w'1983 n'umwaka w'1986 nibwo yasohoye kasete ze mu bijyanye na muzika. Uyu mubyeyi mu mwaka w'1981 nibwo yasohoye mu mwaka w'1981 nibwo Cecile Kayirebwa yasohoye kasete ye ya mbere
ikaba ari kasete yakorewe mu gihugu cy'Ububiligi. Nyuma yaho mu mwaka w'1983 nabwo yakoze indi kasete, ndetse no mu 1986. Kuva mu mwaka w'1973 kugeza uyu munsi w'2024, Cecile Kayirebwa atuye ku mugabane w'Uburayi, aho aba mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu mubyeyi rero yamenyekanye mu ndirimbo ndetse nakoze indirimbo zigiye zitandukanye zanamenyekanye ndetse zikanakurwa n'abantu benshi. Zimwe muri izo wavugamo nk'itwa Mpore, wavugamo Tarihinda, wavugamo Turaje n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu mubyeyi rero yavutse mu mwaka w'1946. Uyu munsi mu mwaka w'2024, Cecile Kayirebwa akaba ari umubyeyi w'imyaka 78 y'amavuko. Akaba aza ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda 10 bakuze kurenza abandi, aho aza ku mwanya wa gatatu kuko afite imyaka 78 y'amavuko. Kayirebwa cyangwa se Cecile Kayirebwa yabonye izuba mu mwaka w'1946. Uyu munsi rero mu 2024 akaba ari umubyeyi w'imyaka 78 y'amavuko. Akaba aza ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi bose. Reka twikomereze noneho imbere ye ku mwanya wa kabiri turahasanga nde. Nanone dukomeza ku mwanya wa kabiri turahasanga umunyabigwi. Nawe iyo ugiye kuvuga izina rye bigusaba koroshya ijwi, bigusaba ko umuhereza icyubahiro akwiriye, bigusaba ko ubanza ugaha izina rye icyubahiro. Uyu mubyeyi impano ye, umuziki we, ibikorwa bye mu muziki nyarwanda, mu ruhando rwa muzika nyarwanda intagereranywa, intayegayezwa. Mu by'ukuri impano ye yabereye urugero benshi, ndetse n'uyu munsi benshi bakibyiruka bakiri batoya mu bahanzikazi by'umwihariko gufatiraho igitekerezo, kuko ijwi rye ni iry'umwimerere kandi yaririmbye mu by'ukuri ibikoresho bitaraba byinshi. Uyu nta wundi yitwa Nyiranyamibwa Suzanne, niyo mazina yiswe n'ababyeyi, ndetse akaba ari nayo mazina yamenyekanyeho mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Uyu mubyeyi yabonye izuba hari mu mwaka w'1944 nibwo Nyiranyamibwa Suzanne yabonye izuba. Yavutse cyangwa se akaba avuka mu muryango w'abana 9. Mu mwaka rero w'1973 nibwo Nyiranyamibwa Suzanne yavuye mu Rwanda, ahunze itoteza ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato bwakorerwaga Abatutsi. Icyo gihe mu mwaka w'1973 ahunga yerekeza cyangwa se yerekeje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se DRC, Kongo Kinshasa. Nyuma y'uko yerekeje muri Kongo Kinshasa yahamaze imyaka 16, aza kuhava we n'abana be 4 berekeza i Brussels cyangwa se i Brussels mu gihugu cy'Ububiligi. Gusa yerekeje i Brussels cyangwa se yavuye mu gihugu cya Kongo Kinshasa, umugabo yaritabye Imana. Akaba yaravuye muri Kongo Kinshasa ajya mu Bubiligi ari kumwe n'abana be 4. Uyu mubyeyi Nyiranyamibwa Suzanne azwi mu ndirimbo cyangwa se amenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Zimwe muri izo wavugamo nk'itwa Uraho Rwanda, wavugamo nk'itwa Nyumva Mana, ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu mubyeyi rero Nyiranyamibwa Suzanne watangiye umuziki mu myaka y'1980. Uyu mubyeyi uyu munsi akaba afite imyaka 80 yuzuye neza y'amavuko, kuko yabonye izuba mu mwaka w'1944. Uyu munsi rero mu 2024 umubyeyi Nyiranyamibwa Suzanne akaba afite imyaka 80 yuzuye neza y'amavuko. Akaba aza ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi, aho tumusanga kuri uyu mwanya wa kabiri kuko afite imyaka 80 y'amavuko. Nyiranyamibwa Suzanne yabonye izuba mu mwaka w'1944. Uyu munsi akaba ari umubyeyi w'abana 4, ndetse akaba ari n'umuhanzikazi w'imyaka 80 y'amavuko. Experience afite mu muziki hari benshi ruta mu myaka, ubumenyi bwe mu muziki mbese hari na zimwe mu ndirimbo ze ziruta abahanzi benshi nyarwanda. Bivuga ngo ni umwe mu bahanzi nyarwanda b'ibitabo, umwe mu bahanzi nyarwanda babitse byinshi, bafite uburambe ndetse bafite n'impano zihebuje bagiye banyuza mu bihangano byabo, ndetse n'uyu munsi tukaba tukibyumva bya bihangano byabo. N'uyu munsi tukaba tukijana tukavuga ngo uyu muhanzi pe yaricarandika, kandi iki gihangano cye n'uyu munsi kiracyakoretse, n'uyu munsi kiracyari cyiza. Nyiranyamibwa Suzanne rero akaba aza ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi, afite imyaka 80 y'amavuko. So ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Ku mwanya wa mbere turahasanga umubyeyi, nawe izina rye riraremereye, ibigwi bye biraremereye, ibikorwa bye ndetse n'ibyo akwiye cyangwa se icyubahiro akwiriye mu by'ukuri nticyagakwiye kuba giciriritse, nticyagakwiye kuba gicagase. Akwiriye icyubahiro cyose, akwiriye amashyi yose, kandi n'umwe mu banyabigwi umuziki nyarwanda wagize
muri rusange. Ninde? Nta wundi, yitwa Mariya Yohani. Ni umubyeyi Mariya Yohani niwe dusanga ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi. Uyu mubyeyi yabonye izuba mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatatu, nibwo umubyeyi Mariya Yohani yavutse, avukira mu karere ka Ngoma. Uyu munsi ni mu ntara y'Iburasirazuba, niho uyu mubyeyi Mariya Yohani yavukiye. Uyu mubyeyi ni umwe mu bahanzi bafite amajwi y'umwimerere ndetse banaririmbye bakoresha amajwi yabo y'umwimerere mu gihe ibyuma bitari byakaza ngo bitangire guhindura amajwi y'abantu. Ufite impano byibura itaremereye cyangwa se udafite impano ihambaye nawe abasha kuba yakibona mu muziki. Uyu mubyeyi ni umwe mu bahanzi nyarwanda baririmbye mu bihe amajwi yabo y'umwimerere yagombaga kuba ariyo akora ikinyuranyo yonyine. Uyu mubyeyi rero yamenyekanye cyangwa se azwi mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Zimwe muri izo wavugamo nk'iyitwa ubutwari bw'inkotanyi, wavugamo intsinzi bana b'u Rwanda ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu mubyeyi rero Mariya Yohani uyu munsi mu mwaka w'2024 akaba ari umubyeyi, akaba ari umuhanzikazi nyarwanda w'umunyabigwi ufite imyaka 81 y'amavuko, kuko yabonye izuba hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatatu. Yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatatu. Uyu munsi rero mu 2024 akaba afite imyaka 81 y'amavuko. Ngaye nguko Mariya Yohani cyangwa se umubyeyi Mariya Yohani akaba ari buza ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi, kuko aza ku mwanya wa mbere aho afite imyaka 81 y'amavuko. Hari zimwe mu ndirimbo ze ziruta abahanzi nyarwanda, hari ibikorwa bye mu by'ukuri biruta abahanzi nyarwanda, ndetse n'uburambe bwe mu muziki nyarwanda buruta abahanzi benshi nyarwanda. Gusa ni urugero, ni role model w'abahanzi benshi, abenshi bamwigiraho, abenshi bakigira ku mpano ye, bamwigiraho ibintu byinshi, kuko si isomo rimwe, si amasomo abiri, si atatu, ni amasomo menshi abahanzi nyarwanda muri rusange ndetse natwe twese muri rusange twakwigira ku mubyeyi Mariya Yohani. Akaba ariwe uza ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakuze kurenza abandi, aho aza ku mwanya wa mbere kuko afite imyaka 81 y'amavuko. Amaze imyaka myinshi akora umuziki, yabonye izuba mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na gatatu. Uyu munsi rero mu 2024 ni umubyeyi, ni umuhanzikazi ndetse yaboneye izuba benshi, akaba afite imyaka 81 y'amavuko. Ngayo nguko urutonde rw'abahanzi nyarwanda 10 bakuze mu myaka kurenza abandi bose, guhera ku mwanya wa 10 ndetse kugeza ku mwanya wa mbere. Ndatekereza babashije gusobanukirwa, babashije kumenya ngo ni bande, nabahe bahanzi nyarwanda 10 bakuze kurenza abandi. Nyemerera nkushimire we wantije umwanya wawe, gusa ntugende udakanze aho hasi mu ibara ry'umutuku, kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugeraho mu bambere. Unaduhereza igitekerezo cyawe, utubwire ngo ngiye muri aba bahanzi uko ari 10 uwo nkunda cyane n'uyu nguyu. Nyemera nkushimire, aho ubundi jyewe nitwa Gladiator.